banyarwanda banyarwandakazi mukomere kandi mukomerezaho abo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo rwose umwaka wa 2019 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mutangirane ibakwe kandi mukore kare kandi mujye muzinduka kandi muzigame kare kandi abazigamaga mu nda rwose ushobora kuzigama mu nda ukashyiramo byinshi ariko utarashize imitungo yindi ku ruhande ya reserve force izakubera akabando k'abasaza mu zabukuru zawe waba wishe umuti rero muzigame mu butunzi butandukanye mu shora imari mu isoko ry'imari n'imigabane abaruda twe turaje tubereke uko umuti ukorwa hanyuma rwose murusheho gutera imbere noneho tuhindura ibigoye tubihindura ibigori tugaburiye n'abashonje hirya no hino haba mu Rwanda haba mu karere k'ibiyaga bigari haba muri Afurika yose no ku isi yose kandi mujye mukurikira ibiganiro bya radiyo ya Ruda /ruda/tike ni nomero ya telefone ni 0783428622 bityo rero akambahe abandi bafite byo kuvuga byinshi hano tukorana muri kipe nini cyane ku rwego mpuzamahanga. Iyo ni radio ya Ruda mukomeje gukurikira mwese uyu ni wa munyapolitike mwiza ni Ruda igiye kubazanira imihanda yo mu kirere igiye kongera ubwikorezi ku butaka igiye kongera ubwikorezi mu mazi igiye kongera ibiyaga binini iyo ni Ruda rero izanye iterambere kandi igizanye ibyiza byinshi bitandukanye kandi uwo mwumvaga ni wa munyapolitike ufite politike yitogotera muri tirigongo ushaka kwimenya neza azayibaza Kalisa Mbanda niwe waba ubizi neza uwo ni wa munyapolitike wagaragaye mu matora ya 2017 uwo rwose ushaka kumumenya neza wajya kuri baza komisiyo y'amatora ese byagenze gute aho naho baguha ubusobanuro burambuye wabaza abanyamakuru baramuzi bihagije uko bamubonye akaba ari umugabo w'umuhanga cyane ku rwego mpuzamahanga akaba ari umugabo w'inararibonye hano muri Afurika dari muri Afurika gusa akamaze kuzenguruka Afurika yose azenguruka ibihugu byose nta kiri kimuzengurusa ntago bagiye gusaba inkunga ahubwo abagenda areba imbogamizi ikirembe umunyafrika afite kugira ngo ashobore kuzikemura ese aho turakubeshyera muvugishije ukuri kabisa bingana na 600% urumva birenze 100%, 200% bigeze muri 600%. Nzenguruka nk'urushinge rw'isaha uko ruzengurukana iminota n'amasekonda rukora umuti w'ibihe ukagira ngo ni igihe.com nanjye mba nzenguruka ibyo byerekezo byose mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo no hagati nkora inyigo z'ibibazo byagoye abantu nje nk'umuhanyanyaza nk'umuhanga w'akataraboneka mwarimu mpuzamahanga umuganga utagira ibitaro ariko mvura zigakira ndebaho kidogo bigakemuka n'abahuguramo kidogo bakaba barimu bakataraboneka nahuguramo abaganga kidogo bakavumbura umuti abarimu nabereka inshinga 2020 bakavuga kare kose ko abandi badutindiye mu ikorosi bakerereza uburezi ku isi ariko twashingira muri Afurika abanyarwanda bakaba bararenganye mu buryo ubu naburiya ku buryo badashobora no kwandika CV ibaranga nibaruwa kweri isaba akazi. Muramumwumvira rero ni umuntu uganira cyane ni umuntu w'inararibonye ndamubatuye aho waba uri hose ku isi ni umunyapolitike mwiza cyane ni ya politike idateza isereri ahubwo ni politike nziza cyane y'ikinyabupfura umunyapolitike urangwa no guca bugufi ni umunyapolitike urangwa no kubaha abantu bose ni umunyapolitike wize kandi wigishijwe ikiremwa muntu arakizi ni umunyapolitike urangwa n'urukundo reka mbahe mugenzi wanjye nawe ashaka kugira icyamuvugaho nawe rwose ndabona nawe rwose ashyugumbwa mbwira ati nanjye zana nanjye mutake kuko ndamuzi bihagije. Murakoze cyane uyu munsi turi
kuganira ku bibazo bitandukanye dusanga ubuzima abanyarwanda tubayemo, abanyafurika tubayemo, yemwe n'abashoramari baza gushora imari mu Rwanda cyangwa n'isi yose tubayemo. By'umwihariko tukiri hano iwacu i Rwanda hari ibibazo bigiye bitandukanye. By'ukuri u Rwanda rwiswe igihugu kiri mu biyaga bigari. Ibyo biyaga bigari hari bigiye bihari ariko byamaze gusibangana. Iyo ureba mu ahantu hagiye hari ibiyaga usanga ibifunze ari byo byinshi. Amazi kubera kutitabwaho bya biyaga usanga igice kinini ari impfabusa, ari ibifunzo, ari ibintu biri aho ngaho, mbese bitafite umuntu, bidafite umumaro, kandi ahantu hakaba ari ahantu hava ubutunzi bwinshi. Icyo kintu nagira ngo mbabwire ko muri RUDA by'umwihariko nyakubahwa araza kubivugaho neza abasobanurire icyo kintu. Nagira ngo mbabwire ko bigiye gutunganywa noneho bikabyarira inyungu ba nyiri ibyo bishanga cyangwa se abaturiye aho hantu. Apana guhora uturana no kuvuga ngo ahantu havumbukamo inzoka ikaza kundya muri ibyo bifunzo cyangwa se havumbukamo ibindi bisimba. Murabizi abantu batuye iburasirazuba hari ahantu hagiye hari ibiyaga byasibamye ku buryo ushobora kuhayobera ugira ngo ni mu nzira igenda ugashiduka utwawe kubera ahantu habaye habi. Ikindi kibazo kitoroshye kigaragara hano mu Rwanda ni icya transport. Ikibazo cya transport nimba bamwe twabyita uburyabarezi, nimba twabyita gutekinika, ugasanga cyane cyane ku bantu bakora ingendo zizenguruka mu mujyi wa Kigali barakubwira ngo kugira ubundi icyo twamaze kubona twakoze ubushakashatsi nuko kugira ngo wemererwe kugenda mu mujyi wa Kigali wishyura amafaranga. Wishyuye ntago ari itike yishyura ku ruhande, ariko ni nka nimba mu Kinyarwanda ntago twabasha kubona uburyo tubyita, ariko ni nka abonema ikwemerera kugenda. Nje nabisobanura muri ubu buryo ko umuntu asabwa kugura ikarita. Iyo karita igura amafaranga 1000. Icyo 1000 iryo fatabuguzi ry'amafaranga 1000 kugira ngo wemererwe kugenda mu mujyi wa Kigali, iryo fatabuguzi ni fatabuguzi nyabaki. Araza kukidusobanuriraho nabyo by'umwihariko. Ikindi kibazo nuko n'iryo fatabuguzi uguze iyo karita ntago ari ibintu bifite garanti. Iyo ukoze iryo fatabuguzi ukishyura iyo karita, nushaka kugera yari hirya bayikwibe, nushaka kubashyizaho 5000 urabihomba. Niba bamaze gushyiraho amafaranga 5000 kuri iyo karita, ukagira ikibazo wenda bayiguze uyu munsi uyashyizeho uti ntabwo nshaka kuzajya nkomeza kujya kuri bari abagenti bacaginga amafaranga bashyira ku makarita, ukayihomba wenda ukayibura cyangwa ukayibwa. Nibigeza nimugoroba urasubira kugura indi n'aya mafaranga yose uyahombe. Ese iyo karita yaba idafite ubuziranenge cyangwa se idafite uburyo ikontororwa ku buryo nyirayo wayiguze yagarurirwa ibiriho cyangwa niki, byose uburyabarezi. Icyo kintu ni transport igaragara ko abanyamujyi bafatiwe ku gakanu, kandi ntawe ufite aho yarekaramira, ntawe ufite uko yabigenza. By'umwihariko icyo kintu nacyo ni ikintu agiye kudusobanurira neza, abwira abakurikiye radiyo ya RUDA mbese ko abantu batuye mu mijyi bakoreshaga ayo makarita. Ibyo ari byose igisubizo RUDA igiye kubategurira. Turi kumwe nawe, reka babwire neza ibyerekeranye n'ibyo bibazo, yaba ikibiyaga yaba icya transport, byose abasubize muri uyu mwaka wa 2019 uko uburyo buzagenda, icyo RUDA bategurira. Kuri icyo kibazo ngiraho ikindi, iyo ugeze mu nzira iyo modoka igapfa barayagusubiza? Ntayo bagusubiza koko, narabigenzuye. Barakubwira irwarize, none ugasanga ni ikibazo kandi ntibongera kuyakura ku ikarita yabo ngo bayasubize ku ikarita yawe, akamashini kaba kayatwaye. Bityo rero nanone ntibagushakira indi iza kugira ngo ibakuraho ku gihe ibagezaho mwagombaga kugera. Ako ni akarengane k'ibihekane. Ikindi ku ruhande rw'imigezi n'ibyo biyaga bigenda bisibangana mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda, urufunzo rukameramo isayo, ibyo byose kuba aho hantu hatitabwaho ngo hacukurwe hagogorwe neza ibiyaga byitabweho, n'ibi bishanga byose urufunzo turutegure turukoreshe nk'imitako ku ruhande, noneho hagati tushiremo ibiyaga tukuremo iyo sayo yuzuyemo,
hanyuma tuyongere transport yo gutwara abantu n'ibintu. Twabaruda niyo gahunda yacu. Hanyuma ibyo bituma yo utatunganyije iyo migezi yose n'ibyo bishanga n'ibyo biyaga, usanga amazi adatemba uko bikwiye, noneho ugasanga haruzuranye ibiyaga bitunguranye bitewe n'ihindagurika ry'ikirere. Imvura yaguye nyinshi ugasanga haruzuranye, ahubwo birazamutse n'imihanda, amazi yuzuyemo arahasibanganyije, hose havutse ikiyaga. None ayo niyo twise amanegeka. Ahubwo amanegeka nuko twe tuyabona abaruda, nuko tita ku bikorwa remezo. Ibishanga biruzurana, amazi akarenga akazamuka akarengera n'imihanda, none ugasanga iyo mihanda ibaye itakigendwa, none ugasanga ingendo zirahagaze, none bakitwaza ko ari imvura nyinshi, kandi nyamara ari kuba ari imigezi yasibamye, amazi adatemba ngo akomeze agende uko bikomba. Muri make ugasanga ahari ibiyaga byiza byakabisigasirwa ngo bikure ba mukerarugendo, byororerwemo n'amasamaki, twongeremo na transport yo gutwara abantu n'ibintu ntiyitabweho. Nta muntu wagiye ubisigasira ngo abyiteho, nk'ibidukikije byabyazwa umusaruro bigatanga umusaruro w'akataraboneka. Ingengo y'imari nayo ikaba yakwiyongera, ahubwo ugasanga na duke tubonetse bihemba imishahara ikabije, noneho bakanayagaburira abantu bari mu magereza hirya no hino. Noneho ugasanga ingengo y'imari aho kubaka ibikorwa remezo ahubwo irangirira mu gutunga abari muri gereza, kandi nyuma yaho, nyuma y'imyaka bagasanga yari inzirakarengane, kandi nta n'indishyi z'akababaro bamuha, kandi baramukerereje n'umuryango we, barabazingiye hamwe ntibakire ntibakore, kandi bakabuzwa akana kariya n'abandi bose ntibakore. Twe tuzanye itegeko rirengera umuntu wese udafite igishoro cya miliyoni 6 naho akajya asoreshwa, nazigeze abone kwitwa musoreshwa muto. Icyo kigakemuka kikava mu nzira. Ibyo bishanga n'imigezi bigomba gusigasirwa, tukacukura neza, tukabyubakira, tukagomera ibyo biyaga n'iyo migezi, amazi akajya atemba yerekeza ahagana. Noneho ibiyaga bikasigasirwa nabyo, ntibibe ibigunda ku buryo byateza impanuka ku bahaturiye, cyangwa umuntu wigendera ashobora gushaka gucyama aho hantu kugira ngo wenda yihagarike, akaba yagwa muri ibyo biyaga, ariko byabaye urufunzo ukuntu bidasobanutse, byabaye ibihuru ukuntu. Ikindi ashobora no kwihishamo abagizi ba nabi hafi y'iyo mihanda, bakajya bagirira nabi abitambukira muri iyo mihanda, ugasanga umutekano w'abantu uri mu manegeka koko nawo. Ikindi ashobora kuba n'indiri y'inyeshyamba. Ikindi si n'ibyo gusa, n'inyamaswa z'inkazi nk'ingona zikaza zikihishamo, zikaba zarya abantu zibakwega buke buke. Ibyo byose bihungabanya umutekano w'abanyarwanda n'abashyitsi n'abaturiye aho muri rusange. Hirya no hino mu gihugu ibyo birahari, twarabigenzuye, twe turaje tuzane ikosora, aho kugira ngo bibazo bisubize. Ingona tuzazishyira hazo, imvubu nazo zibarizwa aho zigomba kubarizwa. Birumvikana ibinyabuzima byo mu mazi buri kimwe kizagomba kuba aho kigomba kubarizwa, n'ibindi gutyo bibe aho bigomba kuba biri, ku buryo ba mukerarugendo banaza bakabisangaho, hanyuma ifaranga rikisuka mu gihugu, ingengo y'imari ikiyongera, ibyo bikitwa imbaturabukungu ku rwego rw'igihugu. Abaruda rero n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, hano muri studio za radiyo ya Ruda kuri wa/ruda/tike, no kuri nomero za telefoni mwaduhamagaraho agasaraba 250 7834 tukora umuti ukitwa umuti w'igihugu, umuti w'akarere k'ibiyaga bigari, umuti wa Afurika n'isi yose.
bityo rero ibibazo byose turimo kubizenguruka tugenda dukora umuti. Hari ikindi naba nkatiye mu kinyibutse hanyuma dukora umuti. Ikindi wenda utasobanuyeho neza ni icyerekeranye kuri taransiporo, uburyo umuntu atanga ifatabuguzi kugira ngo yemererwe kugenda mu mujyi wa Kigali. Iryo fatabuguzi nubwo ryahinduriwe inyito bikitwa ko ari ukugura ikarita, ariko iyo karita nta kimarira umuntu, nta nubwo agabanyirizwa ku mafaranga azishyura, bigaragara ko ari ifatabuguzi. Kandi n'iyo karita